nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Nejejwe no kubaramutsa mu izina rya Yesu, mbifuriza igitondo cyiza. Uyu munsi Uwiteka yagennye ko tuganira ku ijambo ry'Imana rivugwa mu gitabo cya Esiteri. Ariko mbere y'uko dusomera ijambo, reka tubanze dushime Imana. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza itari cy'amahanga. Wabanye natwe uraturinda kugeza uyu munsi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, ushyirwe hejuru. Urera, urakiranuka, ukiranuka muri byose. Mwami, igitondo nk'iki ngiki ushimye ko twumvise ijambo ryawe Uwiteka, kandi imitima igiye kumvira ijambo ryawe. Reka ntirihingukire mu ngo rengukire umukundi, ahubwo imitima yacu izitunganye. Izina ryawe ry'icyubahiro. Urakoze Uwiteka rero, umagaritse n'imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho bana natwe kandi utugire neza none n'iteka ryose. Amen. Reka nk'uko nabibabwiye, tugiye kuganira ku gitabo cya Esiteri. Ibice ni 4, umurongo ni wa 12. Haravuga ngo iki? Mbere na mbere titire y'amagambo iravuga ngo Esiteri Esiteri yihara yemera guhakirwa bene wabo. Umurongo wa 12 akavuga ngo nuko babwira Morodekayi ubutumwa bwa Esiteri. Morodekayi nawe arabatuma, asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami, kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa, bakoroherwa biturutse ku bandi atari wowe, n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ariko aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Iri jambo Morodekayi yaribwiye Esiteri, ariko afite kwizera no kwiringira yuko Esiteri niyo atagira icyo akora, ariko Uwiteka we ubwe azicira inzira, ariko bidaciye kuri uwo Esiteri. Ariko Uwiteka abona yuko hari ukuntu ari buze kubigenza, aca muri Esiteri, aravuga ati ubwo uko byagenda kose icyo namwimikiye ngo abe umwamikazi, reka ngire uko mubyazamo umusaruro. Imana ishimwe cyane. Imana nigutuma wemere gutumwa, Imana nigira ikigukoresha wemere kugikora. Imana ishimwe. Ahangaha turaganira ku ijambo titire y'amagambo ni ukwiringira Uwiteka. Iringira Uwiteka, wiringire ku magambo yose uvuga, uyavuge ari uko wizere ijambo ry'Uwiteka, kandi wizere yuko agomba gukora. Igeze kuba yavuga igihe kimwe ngo ni nge nzira y'ukuri kandi n'ubugingo. Ese wamenya gute yuko umwami ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, kandi utahamya, utanize, utiringira? Ahangaha Esiteri nawe akantu kasaga n'akarimo ko yaravuze ngo umuntu wese ugiye kureba umwami ngo atamuhaye uruhushya ngo agira itegeko rimuhana. Aho ngaho urumva ko ariko yirengagije, ashatse kwirengagiza yuko hari itegeko Imana yifite yamukoresha, n'iryo tegeko akarirenga. Imana nishimwe cyane, kandi Imana nihabwe icyubahiro. Tuzajya tugenda tuganira ku bagabo bagiye bahamya Imana, nka ukuntu Eliya ukuntu yahamije Imana, ukuntu yahamije Imana, kandi Imana igakora imirimo n'ibitangaza, bikagaragarira isi yose, bikagaragarira abatayemera ariko bakayemera. Ahangaha ari igihe Imana itukoresha iby'ubutwari. Imana nishimwe cyane, kandi Imana yacu nihimbazwe. Ahangaha rero hagira guhamya, ntushidikanye,
yigeze kuba yabwira Tom ngo hahirwa uwizera atarabona, ngo ariko se kuko Tom nawe yari yumvaga yuko bamubwira ati umwami yazutse ntabyemere, ariko gira kwemera, ntugire gushidikanya mu mutima. Numva Uwiteka agusuye, kumva ijwi ry'Uwiteka rigusuye, umwemerere agusure, umwemerere agutume. Uwiteka Imana yacu ihabwe icyubahiro. Bakundwa nshuti z'umusaraba, iri jambo niryo Uwiteka yashyize ku mitima yacu, kandi ashima yuko namwe mwaryumva, twese tukaryumva, rikagira aho rituvana rikagira n'aho ritugeza. Reka iri jambo rigire icyo rihindura mu mutima wawe, nawe wari ufite gushidikanya, nawe wari ufite ibikuremereye. Ahangaha aba bayuda bari bafite umugabo wari ubarembeje, bari batanze ibintu byinshi ngo babarimbure, ariko Morodekayi nawe kubera iki? Kubera ko hari umugabo ngo yari yarasuzuguye ngo umugabo, ariko yari yaravuze ko nta yindi mana yakubararira kubwe, ahubwo hari umugabo washaka kugira ngo ajye amuramya. Ubu nguwo nta wundi ni Hamani. Hamani yashakaga icyubahiro, akumva ko Morodekayi yajya mu icyubahiro akamuramya akamuhimbaza, ariko Morodekayi yari afite uwo yari yaramenye, yari afite uwo iyo agomba gupfukamira. Ntabwo yari afite gupfukamira umwana w'umuntu ngo kugira ngo amuhe icyubahiro. Icyo nicyo Morodekayi yaziraga, byari bigiye gukora no ku bayuda bose. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo Hamani batajya babura, ariko guma ku isezerano, ugume kuyo wamenye, ugume usenga Imana yawe, ntushidikanye yuko byose yabikora. Ibintu byose biri mu biganza by'Uwiteka, biri mu biganza by'Uwiteka Imana yacu. Ngo nuko Daniyeli ngo ageze ngo amujugunya mu rwobo rw'intare, ngo amujugunye mu rwobo rw'intare, ngo ariko ngo marayika ngo yari yagezemo kare, ngo apfuka abumba iminwa y'intare, intare ntizamurya, ntizamwasamira ngo zimurye, kandi zari zishonje cyane. Ndagira nkubwire ngo ujya kugera mu kibazo marayika w'Uwiteka yagutanze kugeramo, naho ubundi aba atagutanze kugera muri icyo kibazo cyangwa se muri icyo kigeragezo, ndakubwiza ukuri wowe ntabwo wagenda ngo ukigeremo urwane uneshe. Impamvu ubona urwana ukanesha nuko marayika w'Uwiteka yagutanzemo. Nawe ndagira nkubwire ngo impamvu gihagaze kugeza aya magingo ni ukugira ngo ugire icyo ukora mu gihe nk'iki ngiki, nk'ubwa Esiteri. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo hari impamvu bimwe bigenda byigira hirya, bimwe bigenda bikubisa bikakuva mu nzira. Ntabwo ari wowe, ahubwo ni Imana iba yabyigije mu nzira kugira ngo izagire icyo gukoresha mu gihe nk'iki ngiki. Imana yacu ni ishimwe cyane, kandi Imana yacu nihimbazwe. Uwiteka nahabwe icyubahiro. Reka nimba wumvishe iri jambo, rikagira aho rikuvana, reka dushime Imana. Data mu izina rya Yesu, dushimiye ko ubashe kuba uduhaye iri jambo, nushimwe nushyirwe hejuru. Reka iri jambo rigire aho rituvana, rigire n'aho ritugeza. Uwiteka ikindi gihe cyose nitugaruka, tuzashima izina ryawe tugihumeka umwuka w'abazima, tukumva irindi jambo ryawe, tuzashima izina ryawe, tuzagushyira hejuru. Urakoze rero, byose ni kubwa Kristo wambambe mu gusa igogota. Inshuti z'umusaraba, mbifurije kuzahura ikindi gihe tuganira ku rindi jambo. Imana ishimwe cyane. Amen.